Purchase your tracks today. ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu butwari nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimo sigaye ngendera umucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimo sigaye ngendera umucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Niyonsenga Samuel, ndi umupasiteri. Turakunda Yesu ndetse njye n'umuryango wanjye. Tunejejwe no kubagezaho ijambo ry'Imana kandi kuko aricyo Imana yaduhamagariye. Turirimbye uyu muririmbyi ndagukunda cyane. N'umuririmbyi uvuze ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu ngo nukuri yinjiye mu mutima wanjye ngo kandi yashizemo ubutware. Mu by'ukuri ni byiza iyo umaze kwakira Kristo mu bugingo bwawe ukamugendana ukaba umufite wamaze kwakira ubugingo. Ni byiza kugira ngo tubashe kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwacu kuko ni byiza kugira ubuzima ariko bufite Yesu. Ubuzima bufite Yesu nta mubisha ubasha kubwegera. Ndavuga Yesu kuko nanjye nkimara kumwakira yankoreye byiza kandi byinshi ankura mu bubata bwa Satani angira ku mwana we angira ku umukozi we. Aravuga ngo imigisha yo mu gakiza ngo k'Imana kubw'ubuntu arayihawe. Turafite imigisha ariko tujye tumenya imigisha ko dufite ariko ubw'ubuntu bwo Uwiteka Imana unayihawe ryari mu gihe nihannye ibyaha. Mu by'ukuri tumaze kwihana icyaha turahabwa umugisha w'Imana. Iyo tumaze guhabwa imigisha twirinda igisa n'icyaha kuko icyaha kitwicira imigisha twahawe ku Uwiteka Imana. Ibyo dutunze rero ni ubuntu buva ku Mana ngo imigisha yose yo mu gakiza nayihawe kubw'ubuntu kandi nayihawe mu gihe nihanaga icyaha n'igisa nacyo. Ni byiza kugira ngo tubashe kuva mu cyaha kuko icyaha cyica imigisha yacu kuko icyaha gituma tutabasha kugira ku mugambi w'Imana. Icyaha kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana, icyaha kidutandukanya n'isezerano ry'Imana. Rero uyu muririmbyi niyo mpamvu namukunze cyane muri iyi ndirimbo, niyo mpamvu nyitangije Yesu niwe mukiza, Yesu ni ubugingo mu izina rya Yesu kandi buhoraho ko arashoboye. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana riboneka muri Luka ibice 9. Reka dusome. Yesu atuma abigishwa be 12 kwigisha. Ahamagara abigishwa be 12 arabateranya abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Abatuma kubwiriza ubutumwa kubwiriza iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Mwakira ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana. Yesu atuma abigishwa be ngo 12 kwigisha. Yesu akwira ngo afata abigishwa be 12 nuko yari amaze kubagira icyizere, nuko yari amaze bamaze kugendana igihe kinini cyane. Aravuga ngo ni byiza ko amatuma ngo arabahamagara. Amaze kubahamagara ibundi ugiye gutuma umuntu ikintu nuko bamufite icyizere cyuko ugiye gutuma azagikora neza. Ngo arabahamagara arabateranya. Amaze kubateranya arababwira ngo none ubwo mbateranije ngiye kubatuma kuvuga ubutumwa bwiza ngo kandi mbahangiye kubahereza ubutware. Yesu abaha ubutware. Ubwo butware yarabahaye si ubutware bwo kuyobora ibindi, si ubutware bwo kwinezeza, si ubutware bwo kuba aravuga ngo mbahaye ubutware ngo ubwo butware bwo kwirukana ngo abadayimoni bose
ngo mu izina ryanjye kandi mu izina rya Yesu abahabwa ubutware bwo kwirukana abadayimoni bose. Yesu afite ubutware n'ubushobozi bwo kwirukanaho imbaraga zose z'umwijima. Yesu afite ubutware n'ubushobozi bwo gutandukanya n'icyakubasi cyakubanya imbata. Yesu afite ubutware n'ubushobozi bwo gukuraho abadayimoni b'ubusambanyi. Yesu afite ubutware n'ubushobozi bwo gukuraho buri kimwe cyose cyakunaniye ku buzima bwawe. Yesu afite ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Ngo arangije avuga ngo ndetse ngo mbahaye ngo ubushobozi ngo bwo gukiza indwara. Ikibazo dufite ni ukutimenya ubushobozi. Iyo umuntu agiye gukora ikintu arabanza akumvamo ubushobozi, arabanza kumvamo ubumenyi, arabanza ntiyigire gushidikanya, ntiyigire gushidikanya, kuko Imana ijambo yaravuze ibihe n'ibihe, kandi Imana ijambo yavuze irinda igihe cyose mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo Imana yakuvuzeho izarisohoza. Ijambo Imana yakuvuzeho irarinze mu izina rya Yesu. Banza wumvamo ubushobozi bwo gukorera Kristo, banza wumvamo ubushobozi bwo kubushoboye mu izina rya Yesu. Igihe cyose unozere wumva ko udashoboye, numva ko udashoboye ntabwo uzashobora, ariko numva ko ushoboye uzashobora. Ngo Yesu arangije ababwira ngo mbahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni ngo bose bagahunga. Si dayimoni imwe, si dayimoni ebyiri, si eshatu, ni zose mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo dayimoni ikuriho Yesu afite ubutware bwo kuyigukuraho. Yesu afite ubutware bwo kuyigukiza. Yesu afite ubushobozi, afite imbaraga, afite umunyambaraga, arahambaye, arakomeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngerezezwa n'ijambo ry'Imana. Garanje ambwira ngo nimugende mubwirize ubwami bw'Imana ngo kandi mukize iki indwara. Nuko yabonaga ko Yesu abagomba kubishobora. Imugera agiye gutandukana avango none ubutware buri muri njyewe nange ndabubahaye, ubushobozi buri muri njyewe nange ndabubahaye. Mugende mubukoreshe kandi mubwirize ubwami bw'Imana. Ntagire ibindi mubwiriza, mubwirize ubwami bw'Imana. Nimura kubwiriza ubwami bw'Imana mukize, mugende mukize iki indwara mu izina rya Yesu. Haleluya. Hahirwa ubundi hari uguhamagarwa, habaho guhamagarwa. Ushobora guhamagarwa nuko naguhanuriye, ushobora guhamagarwa nuko hari ibisuma byiza, ushobora guhamagarwa n'ikindi runaka cyangwa se amarangamutima. Ariko iyo umaze guhamagarwa na Yesu birakwiriye ko yongera gutoranya ugatoranywa. Zaburi ya 65 ku murongo wa 5 haratubwira ngo hahirwa ngo uwo uhamagara, ngo wamara kumuhamagara ngo warangiza ukamutoranya, ngo uwazahazwa n'ibyiza byahera mu rusengero, ngo wazahazwa n'ibyiza byahera hayo mu izina rya Yesu. Ni byiza kuhamagarwa ariko warangiza ugatoranywa. Rero unyumva uneza amatwi, Imana iguha umugisha. Ni byiza wemere guhamagarwe, numara guhamagarwa ariko ubwira Yesu ngo ongera untoranye. Ashobora gutoranya mu buririmbyi, ashobora kugutoranya nk'umuhanuzi, ashobora gutoranya mu mvugabutumwa bwiza, abasha kuba yagutoranya ikintu arabona agutoranyiriza. Niwe ukizi mu izina rya Yesu. Wowe mwemerere urekure, ukingura umutima wawe, Yesu yinjire, ukingura umutima wawe, Yesu yinjire mu bugingo bwawe. Rero Imana ni nziza kandi Imana irakomera hambaye, irebera hose icyarimwe. Ibyo bikugoye, ibyo bikugose, izo ndwara ubona urwaye zakugize ububata, Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubushobozi bwo kuzigukiza mu izina rya Yesu. Iyo ndwara yakubayeho akaramata, iyo ndwara yakubayeho ububata, Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubutware bwo gusenya imbaraga z'umwijima, imbaraga za karande. Yesu afite ubushobozi n'ubutware bwo kubirangiza mu izina rya Yesu. Witinya kandi witinya wihangarika, Yesu arimo araza kugira ngo akubohore. Yesu arimo araza kugira ngo akurengere kandi agutabare mu izina rya Yesu. Umuntu ntabwo yagutabara ariko Yesu yagutabara. Umuntu ntabwo yakurengera ariko Yesu yakurengera. Izere Yesu kandi wizere maraso ye. Izere Yesu kandi umukorere mu izina rya Yesu. Kandi mukuru ukiranutse biravango ngo tumanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa kose ibintu byose uzabyongererwa. Haleluya. Ngiye maze gukiranuka nkasaka ubwami bw'Imana nkabibanywa neza, nabonye amateka yanjye ahinduka, nabonye ubuzima bwanjye buhinduka. Nta kindi ubuzima bwanjye ntabwo bwahinduwe n'undi muntu runaka, bwahinduwe na Yesu, bwahinduwe no kumenya Yesu no kumenya Imana. Ubuzima urimo bukugoye, ubuzima urimo bukubabashe, ubuzima bwose uhagazemo, Yesu umaze kumwakira akwera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu araza agakora imirimo n'itangaza, ukaba icyaremwe gishasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu rero mwakira ry'umwe mwakire, wemere umwumvire, wemere uce bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Nurangiza aho uruvuga ngo data ndakwakira umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, ndakwakira kugira ngo ibindimo byose n'imbaraga mbi zose zirimo zinkuremo nzisohokemo. Yesu afite ubushobozi n'ubutware bwo gukura mu izo mbaraga mu izina rya Yesu. Wowe unyumva urwaye, wowe unyumva ufite icyifuzo iminsi miremire cyane, wowe urwaye
urwaye waba umaze iminsi igihe kinini cyane ubona hari ibikugarije kwiyahura ntabwo ari cyo gisubizo kwiyahura kwiza ni ukwiyahura mu ijambo ry'Imana kwiyahura kwiza ni ukwiyahura kuri Yesu kuko Yesu ufite igisubizo kandi Yesu niwe buzima mu izina ry'Yesu niwe utanga ubuzima niwe utanga imibereho Yesu ni ubuzima kandi Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo rero iyo ugiye mu nzira ya Yesu ntabwo ujya useba mu isaso ntabwo uzakurwa n'isoni Imana ibaha umugisha Imana ibambika imbaraga kandi Imana ibanezeze mu izina rya Yesu haleluya ndakunda Yesu cyane kandi ndakunda Yesu cyane ngo Dawidi yaravuze ngo ugene inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana mu izina rya Yesu haleluya ndumva hari ubundi butware bwamaze kumanuka n'ubushobozi buri muri Yesu buje kukubohora hari ubundi butware n'ubushobozi buri muri Yesu mu izina ry'Yesu buje guhagurutsa ngaho wicaye warananiwe guhaguruka hari izindi mbaraga hari ubundi butware n'ubushobozi buje guhaguruka mu izina ry'Yesu buri muri Yesu hari izindi mbaraga nawe ugiye guhabwa kuya Yesu araguhamagaye nkuko yahamagaye abigishwa akaba ubushobozi n'ubutware bwo gukiza indwara akaba ubushobozi n'ubutware bwo kugira ngo babahore bigisha ubwami bw'Imana kandi bakiza indwara mu isi Yesu muri aka mwanya wonyumva hari ibyo Yesu agukijije muri aka mwanya wonyumva hari ibyo Yesu atatanije muri aka mwanya wonyumva hari imbaraga mbagukuyeho ayo marira uri kurira iyo mibara uhagazemo ndagutangariza ngo Yesu aje kuyigukiza Yesu aje kukubora mu isi Yesu uwo mubabaro umaze mu minsi ibyo bikomere ufite Yesu aje kugukiza ibikomere mu isi Yesu nta wundi wakiza ibikomere uretse Kristo wenyine haleluya niwe ufite imbaraga niwe ufite ubushobozi ni umunyambaraga arihagije arashoboye cyane mu isi Yesu kandi arebera hose icyarimwe bagira ngo ubwenge byose bikugose Yesu arimo arabireba reka kwiganyira reka kwiyeba reka kuvuza induru mudafite umurengezi uko Yesu ni umurengezi wawe Imana iguha umugisha wowe unyumva mwene data ngo reka uhamagarwe numara guhamagarwa nurangize utoranywe numara gutoranywa uzahazwa n'ibyiza byo mu ijambo ry'Imana uzahazwa n'ibyiza by'indirimbo zahera Uwiteka Imana uzahazwa n'ibyiza uhimbaze uramye Imana nezerwa no kuyiramya mu izina ry'Yesu ndagira ngo mubwire ngo Yesu agufite igisubizo Yesu agufite urufunguzo rwawe mu izina Yesu rekuhabwa urufunguzo rw'ibyawe nakuhabwa urufunguzo rwo kwakira ibyo wanyase mu Yesu Yesu afite utwari ubushobozi bwo gukuraho izo nyatsi zikwishe Yesu afite utwari ubushobozi bwo gukura buri kimwe cyose ariko umwemero uve mu cyaha numara kuva mu cyaha nibwo urahabwa imigisha kandi imigisha ya Yesu urayahabwa kubw'ubuntu mu izina Yesu kuza kuri Yesu ni ubuntu ntabwo ari ifeza ntabwo ari amazahabu ngo ahirwa abatoranya hahirwa abahamagara hari ijambo rijya rinezeza hari ikintu bitwa guhirwa guhirwa ni ukuba ufite Yesu ni ukuba ufite Imana kuko nuba ufite Imana ukaba ufite Yesu muri wowe ufite ubugingo ufite umunezero ufite ibyishimo ufite amahoro mu izina rya Yesu Kristo hari uguhirwa kugira imodoka ni uguhirwa kugira inzu nziza ni uguhirwa kugira amafaranga ni uguhirwa kugira ahantu hose uhagaze kunesheje kugira ibyubahiro ni uguhirwa ariko guhirwa gukomeye kwa mbere ni ukuba ufite Yesu uhiriwe ufite Yesu gira amafaranga ari mu mahirwe ya Yesu gira inzu nziza mu mahirwe ya Yesu tunga imodoka mu mahirwe ya Yesu icyo cyo cyose reka unezezwe nuko kiri mu mahirwe ya Yesu mu izina rya Yesu nkwifurije kuba mu mahirwe ya Yesu kandi nkwifurije kuba mu migisha ariko wibuke ko wayihaye kubw'ubuntu kandi wayihawe kubera ko wihaye icyaha iyo tuvuye mu cyaha duhabwa umugisha iyo tuvuye mu cyaha tubona ubwiza bw'Uwiteka Imana ariko turi mu cyaha twangiza ya migisha kandi tuba twishe ubuntu bwa Yesu Kristo duhagaze mu izina rya Yesu haleluya ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanje nejejwe n'Imana mu mutima wanje ngo kubera ko yamaze kumwakira ngo kandi no bugingo iyo umaze kwakira Yesu n'ubugingo babonye mu izina rya Yesu rero ba mu buzima bufite ubugingo ba mu bikorwa byawe ariko bifite ubugingo ba mu bikorwa byawe ariko unezerewe kandi unezeza Kristo unezeza Yesu nawe azakunezeza mu izina rya Yesu rero ijambo nari mfite ry'uyu munsi nibyo ngiryo nkwifurije kuvuga neza nkwifurije kwishima muri Yesu kandi nkwifurije amahirwe ya Yesu nuko yabamwo ibyo utunze byose n'ibyo uhagazemo ube amahirwe y'iki Yesu mu izina rya Yesu reka tubasengera Imana duhagaze mu ngo butware ndetse na bwa bushobozi twavuze Yesu afite kandi natwe tumaze kumwizera aduhereza ubwo bushobozi aduhereza ubwo butware aduhereza imbaraga kuko Yesu aravuze ngo nimwizera imirimo nakoraga ngo namwe muzayikora ndetse muzakora irenzeho icyambere ndakwifuriza kubanza kwiyumvamo ubushobozi bwo kwikiza indwara kwiyumvamo ubushobozi bwo kwirukana abademoni bose bakugarije ku buzima bwawe mu izina rya Yesu birashaka ko uyu munsi none twahura ngo usengere ariko aho uri pfuka musenge uhagaze mu butware n'ubushobozi bwa Yesu Kristo mu izina Yesu ugira ibyo utatanya ugira ibyo yirukanaho ugira ibyo utashe agaciro mu izina Yesu Yesu abitesha agaciro muko Yesu uri muri wowe ni urakora imirimo n'iki nibitangaza mu izina Yesu rero wihangayika wigira ubwoba uryamye aho ngaho urwaye ariko Yesu afite ubushobozi n'ubutware bwo kugura ahubwo bwata bw'indwara uryamye aho ngaho wicaye wabuze igisubizo wabuze ubutabazi
wabuze kuba nta murengezi ufite urahamagara bikanga wakweza mishaje bikanga telefona mu ijuru mu izina Yesu la toperesha terebo yasika do tigrome manda yasika do tirevo yasirebo hamagara ijuru tabaza ijuru Yeremiya 33 avango tabaza ndagutabara nkwereke bikomeye kandi birujo utamenya Yesu nawe gutabara no akurengera ndagira nkubwira ngo Yesu agiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe Yesu agiye guhindura ubundi buryo hari uburyo agiye gushiraho mu izina rye natwe mu gihe nk'iki ngiki uhamagara abicishwa bawe umaze kubahamagara abateranya urababwira ngo ngiye kubaha ubutware ngo ndetse mbaha ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni bose mu izina rye Yesu ngo ndetse ngo mujyane mubwiriza iby'ubwami bw'Imana ngo mukiza indwara mwene data turi kunyumva muri amasaha mwambika imbaraga n'ubutware n'ubushobozi kandi reka bwiyumva mu butware reka yumva mu bushobozi mu izina rye Yesu mwami Mana iganeze muri amasaha wemeye agatore ngo gahamagarwa Mana gahamagarwa data mutoranyirize umurimo wawe mu izina rye Yesu mwami Mana nziza Imana ikomeye uyu muntu urwaye ku buzima bwe Mana indwara mu banyaho karamata ufite ubutware n'ubushobozi bwo kumukiza uyu muntu uri mu nyatsi ufite ubutware n'ubushobozi bwo kumukura mu nyatsi uyu muntu ufite amarira n'agahinda urafite imbaraga zo kumunezero n'ibyishimo n'amahoro mu izina rye Yesu Kristo Mana turagushimye kubera ko data wumvisha abakozi bawe ubwoko bwawe ntatanije imbaraga mbi zose ntatanije ubata bwa satani ntatanije Kristo haleluya utari wakwakira umubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe reka kwakire umubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe reka data ubamaze kwakira mwambika imbaraga umunezeze mu izina mwami kandi uri umuntu wese ufite umugisha mu none Mana nziza reka menya ko imigisha yawe kubw'ubuntu ayikiranukemwo mu izina Yesu mwami muri gukiranuka umugisha muhaye mu mbaraga s'umwuka wera mu izina Yesu mwami haleluya umurindi gisane cyane gisa nacyo nuri mu cyamwami ndamusengeye ave mu cyaha ari imwo data kugira ngo abane ubugingo kugira ngo yarakwanduza imigisha wamuhaye mu izina Yesu mwami mukura mu kwinezeza habwa nezererwe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo nanjye misabye mu izina rya twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen Imana ibane namwe kandi Imana ibakomeze mu izina rya Yesu kandi uhabwe umugisha n'Imana kimara kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bagejejeho ni byiza kuko Yesu nawe yafashije abigishwa be bisagira hano ahamagara abaha ubutware n'ubushobozi babonaga ko ari mu gihe gikwiriye ko bagomba kubihabwa bamaze gukomera ndetse ushaka gukina ko tubafasha rero gusenga kubyifuzo kubagira se inama mwaduhamagara ku nomero zacu 0 7 8 5 95 41 0 7 8 3 85 95 41 hanyuma wumvishe ubutumwa bwiza bamfasha kugoherereza n'abandi kuko nabo bavuze ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza urabwoherereza nawe akabwumva hari icyo arabasha kwakira kandi agakira nawe urabavuze ubutumwa bwiza Imana iguhana umugisha kandi kwambika imbaraga nakubwiye ngo cyambe no kumvamo ubushobozi no gutinyuka no kwimamvamo ubutware bwa Yesu Kristo ubutware bwa Yesu Kristo nibwo buri bukore kandi ubushobozi bwa Yesu Kristo nibwo buri bukore ubushobozi bwacu n'imbaraga zacu ahubwo twebwe nuko twumvira gusa gutambutsa icyo Imana yadusize ku mutima mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen.